mwakoze kwitabira ubutumire bwacu nyuma yuko hamaze iminsi hagaragara ibirego urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakira ibirego bijyanye n'abantu bakodesha imodoka barangiza bakazigurisha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiye operation tangira ibikorwa byo gushakisha abo bantu, hafatwa abasore batandatu. Operation ikaba igikomeje. Bari abagabo ubona mumaze kugaragarizwa batandatu nibo bafashwe muri iki gikorwa. Hakaba hari n'imodoka enye kugeza ubu ngubu zimaze gufatwa zibwe muri ubwo buryo. Ni imodoka z'abantu batandukanye, bakaba barazisubijwe uko ari enye. Ni imodoka zakodeshwaga na bari abantu bakagenda bakazigurisha n'abantu bashingiye ku byangombwa by'ibihimbano. Abafashwe rero ko ari batandatu, umwe yitwa Ngoga John, akaba ari we master planner, akaba ari umuyobozi w'iyi groupe y'abantu kagatsiko, agafatanya cyane n'uwitwa Mudatsikira Innocent, ariko hanze aha ukoresha amazina y'amahimbano ku ndangamuntu y'impimbano yitwa Cyusa Brice. Akaba nawe yarafatanyije na Ngoga John mu gucura uyu mugambi wo kwiba imodoka baciye mu buryo bwo kuzikodesha. Hakabaho n'uwitwa Dushimimana Naklet uzwi ku izina rya Dani. Uyu Dani akorera hariya mu mujyi wa Kigali, akaba ari we wacuraga ibi byangombwa, iziranga muntu mubona hano, dore na kashe ndetse na carte jaune z'impimbano. Akaba ari we wabicuraga yifashishije imashini. Hakaba n'uwo bita Niyo Nagize Damien, uyu we yagendaga agakodesha imodoka ku mazina nawe y'amahimbano. Ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo bahishire uyu mugambi wabo. Iradukunda Jean Marie Vianney, uyu nawe akaba yaragiranaga amasezerano y'ubukode na nyiri imodoka. No kuvuga ngo muri ya gahunda yabo hariho ukora amasezerano na nyiri ubukode ukodesha imodoka, hakabaho n'ujya kuyigurisha mu rwego rwo kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Hakaba na Nzeyimana Patrick, uyu nawe yashakaga abakiriya bagura izo modoka. Bakaba barafatiwe mu bice bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu. Izi modoka nazo zikaba zarafatiwe mu bice bitandukanye by'igihugu, mu turere twa Nyamagabe, Kayonza na Gicumbi. Aba bafashwe bakaba bacumbikiwe kuri station ya RIB ya Nyamirambo ariho bafungiwe, ndetse na Nyarugenge. Dosiye yabo ikaba yakozwe yoherejwe mu bushinjacyaha. Aba bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Iyo bavuze rero nk'iki cyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, iyo tubivuze mu buryo bw'amategeko, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho rivuga ngo umuntu wese
urema umutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa se kugira nabi iby'abandi ibintu byabo hatitawe ku mubare waba wugize cyangwa se umutwe igihe uzamara. Rero mu buryo bw'itegeko urabona ko bariya bari bashyizeho umutwe w'abagizi ba nabi. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya naho biheshaga umutungo w'abari abantu bakodesha imodoka bababwira ngo barayikodesheje bakayijyana bakajya kuyigurisha ku byangombwa bitari byo. Bakoreshaga no guhimba ibyangombwa akaba ari nacyo akaba ari cyaha bakurikiranyweho. Aba bagabo rero uburyo babikoraga mu buryo wenda twavuga ko ari amayeri bakoresha, ariko mu by'ukuri nta nubwo ari amayeri ahambaye cyane. Ni amayeri aramutse abantu bagize amakenga babyirinda. Iri tsinda ryabanzaga rikagirana, hakaba ugirana amasezerano n'uwakodesheje, ugirana amasezerano na nyiri imodoka, bakamubwira ukuntu iyo modoka yabo bayikeneye, bayikodesha mu gihe cy'iminsi 5, bakaba bamuhaye avance ndetse bakamushukisha n'amafaranga yo kuvuga ati bufashe n'ibihumbi 100 ku byerekeranye na kamera ntugire impungenge. Ubwo umuntu bakaba muteye icyizere kavuga ati abantu nyamara bita no ku bibazo bya kamera banzara abakiriya beza. Ubwo ngubwo ariko imodoka bayikodesha hari abandi already bamaze kubona abakiriya aho bagurisha, ndetse na ya modoka nayo ubwayo babanje ya modoka na nyirayo babanje kuyishakaho amakuru ahagije bayafite, ku buryo bajya kugura n'umuntu bazi n'ubwoko bw'imodoka. Imodoka bakunze ni za RAV4, harimo na Santa Fe, ngo nizo modoka nyine zibona abakiriya bihuse hagati ya $20 n'10. Bakazigurisha nyuma y'uko umwe yafashe akazi ko gukorana amasezerano na nyiri imodoka, undi nawe yashatse umukiriya, undi nawe araza yigurishe yayisiye. Urumva ko bakora nka team. Hari uwaje afite ibyangombwa yahuje na carte jaune, akaba ari we nyiri imodoka, hakaba wagiye gukora amasezerano, hakaba ari n'undi washatse umukiriya. Ibyo bikorwa mu gihe gitoya cyane. Ikindi bakora baba bahimbye ibyangombwa nk'indangamuntu za carte jaune, amasezerano, byose biganisha kugira ngo ugura ababashe kumwizeza ko imodoka bagurisha ari iyabo. Hari naho cyane nk'aba bagurishaga bakoreshaga indangamuntu zitari zo. Izi mwabonye hano ni indangamuntu z'impimbano. Ikindi abenshi mu bagura nabo bizezwaga ko bagiye kugura imodoka ifite igiciro cyiza, idahenze, nawe rero akagwa muri wa mutego wo kuvuga ngo agiye kugura imodoka nziza kandi ku mafaranga makeya. Aho rero niho haba hakenewe ubushishozi. Mu bijyanye rero n'ukuntu bahimba amazina, urugero nk'uwo mwabonye witwa Mudatsikira Innocent, ayo niyo mazina ye ababyeyi bamwise, ariko akoresha irangamuntu y'impimbano yiyita Cyusa Brice. Ni indangamuntu mu by'ukuri uramutse unashishoje ukayitegereza ubona ko ari impimbano, ari incurane. Ariko kwa kudashishoza kw'abantu na kwa kundi baba bamwijeje ko afite imodoka kandi ariye, umuntu agatwarwa na kwa kuntu kw'igiciro gitoya. Uyu yagurishije imodoka izo gufatirwa Kayonza, hari aho yayigurishije yitwa Cyusa Brice, ahandi Cyusa Brice ni izina ry'irihimbano, waravuga ngo ni izina ry'akazi. Ubundi amazina y'ababyeyi bamwise ni Mudatsikira Innocent. Hari aho rero yagurishije imodoka yitwa Mudatsikira Innocent, naho yitwa Cyusa Brice. Mwababonye n'abagabo bashikamye basa neza, bo baravuga ati iyo twambaye neza rwose umuntu iyo arebye abona ko afite imodoka ye. Buriya ntimugire ngo ni abantu b'injiji, barize, wumvise n'uburyo bazi indimi,
bavuga indimi neza cyane, indimi zitandukanye z'amahanga kongera ku kinyarwanda. Urumva rero abantu rero bagwa muri iyo mitego ngo aje avuga icyongereza, ngo avuga igifaransa cyiza, ngo arasa neza, ngo yambaye neza, ngo imodoka niye, bakagwa mu mutego wo kutita kureba no kwitegereza ibyangombwa. Nzeyimana Patrick niyo mazina ye, nawe yagurishije imodoka igicumbi yiyise Ndaribitse Isaac. Ubu hari abantu bazi ko yaguze imodoka n'uwitwa Ndaribitse Isaac. Uwo Ndaribitse Isaac ntabaho. Mu by'ukuri niba hari utwumva harazi ko yaguze imodoka n'umuntu witwa Ndaribitse Isaac, waguze n'umuntu utabaho. Amazina ye yenyewe ni Nzeyimana Patrick. Kimwe n'umuntu waguze n'imodoka ya Cyusa Bruce, waguze n'umuntu utabaho. Amazina ye Camille, amazina y'ababyeyi bamwise ni Mudatsikira Innocent. Aba bose rero mu bafashwe no muri ziriya modoka enye zasubijwe ba nyirazo. Ba nyirazo bamwe bumvaga urwego rw'ubugenzacyaha rubahamagaye ati imodoka yawe twayifashe yaribwe, tereka da tigiye narayikodesheje. Baje gutungurwa. Ukuvuga ngo hariho ahantu hamwe ubu ngubu tuza kugira inama abantu bakajya bashishoza. Niyo nagize Damien yiyise Masengesho Jean Bosco amugurishiriza imodoka ku cyangombwa cy'igihimbano. Kugurisha imodoka y'umuntu yiyise amazina ye, bayigurishiriza Nyamagabe. Aba bose rero aya nama yari bageragezaga gukoresha kugira ngo badafatwa. Ejo bakagurisha imodoka biyise amazina, ejo ni Cyusa Bruce, ejo ni Mudatsikira Innocent, ubundi ni Nzeyimana Patrick, ubundi Ndaribitse Isaac. Ayo nama yari yose bagendaga bakoresha. Rero ibyaha bakurikiranyweho ni ibyaha bitandukanye, bifite ibihano bitandukanye nabyo. Icyaha gitoya gihanishwa igihano cy'imyaka 2, ikinini gihanishwa igifungo cy'imyaka 10. Ubwo ubucamanza nibwo buzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha bazaba babahamije. Ubutumwa dutanga, turatanga ubutumwa bwa mbere turabugenera abantu bakodesha imodoka. Abantu bakodesha imodoka turabagenera ubutumwa mu buryo bwa rusange. Twavuga ko bagomba kugira amakenga. Iyo tuvuga amakenga hano ni ugushishoza, nta kindi tuba tuvuga. Gushishoza niko kugira amakenga, nicyo dusaba abantu. Ntabwo umuntu uje akubwira imari ishyushye, uje akubwira igiciro gitoya, ujye wibaza ariko umuntu impuhwe mfitiye n'izihe. Barasabwa kugira amakenga mbere yo guha umuntu imodoka yawe ngo ayitware. Banza umenye uyihaye, umenye aho ataha, ndetse uverifiye n'ibyangombwa. Kuko twabonye ko agera cyakagukubita akaranga muntu, ufite uburenganzira bwo gufata yaranga muntu ukayitegereza. Kuko imodoka ni yawe, ukayiha umuntu uzi, ndetse ukamenya naho ataha. Kuko twabonye ko aba bantu babikora. Si ubwa mbere abantu bakodeshejwe imodoka, abantu bagakodesha imodoka bakajya kuzikoresha ibyaha. Si ubwa mbere twicaye hano tubivuga. Muzi abasore bigeze gufatwa bakodeshaga imodoka bakajya gusambanyirizamo abakobwa, bahuriye nabo ku kintu bita Tinda, ya app yitwa Tinda. Murabyibuka abakodeshaga imodoka bakajya kuzibisha. Ba basore bicaga imodoka bakongera bakazikora, bagakodesha imodoka bakajya kuzibiramo ibintu. Murabyibuka ibyo byose. Turasaba abantu bakodesha amamodoka yikanywa n'utwo dufaranga gushukisha. Kuko gukodesha imodoka umuntu akajya kuyikoresha ibyaha niwe wa mbere ukurikirana. Uriya muntu aramutse abuze byakugora cyane kuvuga ukuntu iyo modoka yafatiwe mu byaha ntaho uhuriye nayo. Akodesha imodoka akajya kuyikoresha amagendo,
ukajya kuyitwaramo ibintu bitabaho. Rero bagira amakenga ujya ukodesha imodoka udashingiye ku mafaranga ngo yagushukishije, ubanza umenye uyikodesha uwo ari we. Ikindi noneho rero abagura imodoka nka bari abantu baguze imodoka izo enye, hari n'izindi zigishakishwa, ubu ngubu barahombye, baguze n'umuntu utari we. Kwirinda ari ibihombo nk'ibyo ngibyo. Amafaranga n'aya wowe ugiye kugura, nta kintu cyo kugushyushya ngo imari itagucika. Ibintu ngo dutomboye imari ishyushye nibyo bibata mu gihombo nk'iki ngiki. Hari n'abandi bafata za modoka zikagenda zigashyirwa muri rambere, ugasanga imodoka yawe bayishyize muri rambere kubera ko wa muntu yayitanze nka rambere ngo arashaka amafaranga ashingiye ku byangombwa nk'ibi ngibi. Umuntu akodesha imodoka akagenda akayikubita muri rambere bagafata amafaranga bakagenda. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kwitondera. Ugomba kumenya amakuru y'imodoka yawe ya buri munsi, kukubwira ngo iyi modoka ni imodoka nzima, ni imodoka mbonye. Ese kwemera imodoka ngo ijye muri rambere utanga amafaranga, cyangwa se kwemera ngo waguze imodoka, ibyo ni ibibazo cyane aba bantu bagwa mu gihombo. Ukuvuga ngo niba ugiye kugura imodoka, umenya niba ugura na nyirayo ufite, kuko amafaranga n'ayawe, ubanza una verify muri Rwanda Revenue umenye uyigurisha niba ari nyirayo koko. Cya kabiri, wowe nk'umukiriya amafaranga n'ayawe, urihutishwa n'iki? Cyane ibi bintu byo kujya muri rambere ugatanga imodoka bitera igihombo nk'iki ngiki. Mu by'ukuri turashimira abaturage cyane bagize uruhare muri ibi bintu mu gufata izi modoka. Turashima ubufatanye bwabo, tugumye dufatanye mu kurwanya ibyaha, ariko tunagaya cyane n'aba bantu. Mwabonye aba bagabo n'abagabo bubatse, ubu imiryango yabo cyangwa se n'ababazi muri quartier bari butungurwe, ariko bafatiwe muri ibi bikorwa byo kwiba imodoka. Turagaya cyane abantu. Iki gihugu gitanga amahirwe mu buryo bufatika, ariko nta bintu byo kuvuga ngo ugiye mu bujura. Gitanga amahirwe yo kwihangira imirimo. Abihangira imirimo baganisha muri ibi bikorwa by'ubujura nta mahirwe bafite. Ubushobozi urwego rw'ubugenzacyaha burabufite, ubushake, ububasha, ubufatanye n'abaturage. Aba bantu rero rwose bashatse babireka kuko ntawe byahiriye, bazafatwa byanze bikunze. N'abandi iperereza rirakomeje. Ikindi mvuga, hari abantu bashobora kuba baribwe imodoka batazi ko banibwe. Nyuma y'aya makuru nibabona ubutumwa hanze, begere urwego rw'ubugenzacyaha batanga ibirego, cyangwa se bongere basubire inyuma barebe ko n'imodoka zabo zigihari. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Masengesho Jean Bosco, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga. Nkaba ndi hano kuri headquarter ya RIB, naje gusubizwa imodoka yanjye yari yibwe. Ni Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2010. Uburyo bayinyibyemo, umuntu yaje kunkodesha imodoka nk'uko bisanzwe muri uyu mujyi abantu bakodesha imodoka. Araza arambwira nkeneye imodoka iminsi 4, nzayiguha ku cyumweru. Nyemuha kuwa gatatu nimugoroba, aranyishura hanyuma arayitwara. Hanyuma bigeze kuwa gatanu nimugoroba, RIB niyo yampamagaye imbaza niba mfite imodoka. Ndababwira ndayifite. Ese uri kumwe nayo? Ndavuga ntago nyifite, hari umuntu nayihaye niwe uyifite. Bambaza amazina ye ndababwira, hanyuma baza kunsobanurira ko rero bayifashe iri kugurishwa. Mbajije bambwira ko ari mu murenge wa iyo za Nyamagabe, mu murenge wa Musebeye. Ndavuga ndibaza gute imodoka yageze za Musebeye aho ngaho, nibwo bwa mbere nari mpumvise, kandi imodoka nari nzi ko iri Kigali.
ubwo nibwo naje gutanga ikirego hano kuri headquarter ya RIB, bangira inama barambwira ati wowe tuza kuva imodoka iri mu maboko ya RIB yafashwe rwose humure imodoka uzayibona. Niyo mpamvu ndi hano naje gusubizwa imodoka. Uwo muntu rero ni umuntu wamundangiye wayinkoreraga, hambwe ati uyu muntu akodesha imodoka, akeneye imodoka wayimuha akaguha amafaranga mu gihe utari kuyikoresha. Muri urwo rwego nayimuhaye, nabonaga ari umuntu uza akakuganiriza neza, akakubwira neza, ukabona mbese ugahita umugirira n'icyizere ukurikije uko umureba. Yari umusore yari yambwiraga ko ari umusore atarubaka, ko nawe ari umushoferi atwara ba mukerarugendo, abashyitsi baza mu Rwanda akabatwara, hanyuma bakamarana iminsi, nyuma yaho imodoka yakodesheje akazisubiza. Hanyuma ambwira nyine ko arampa ibihumbi 50 ku munsi, nyimuha muri ubwo buryo. Barampamagaye bambwira ko yibwe iri iyo za Nyamagabe. Byarantunguye cyane kumva urwego rw'ubugenzacyaha rushobora kubona imodoka ko yibwe, nge ntanabizi ndi nyirayo. Birantungura cyane, ndavuga igihugu turimo ni igihugu rwose kiri safe. Ni nayo mpamvu numva natanga inama imeze gutya ku muntu wese waba ufite imodoka wenda yarayibuze, natanga ikirego, kuko nizo bataratangira ibirego zirabonwa zigafatwa. Ndatanga ubutumwa mu buryo bubiri. Ubutumwa bwa mbere ndabuha abantu bafite wenda imodoka cyangwa se ibindi bikoresho bishobora gukodeshwa, kugira amakenga y'umuntu bagiye kubihereza. Umuntu ntaze ngo akubwire amafaranga wumve birahagije, cyangwa aguhe nimero y'irangamuntu wumve ko bihagije kugira ngo umwizere ube wamuhereza ikintu icyo ari cyo cyose. No kugira amakenga kuri icyo kintu, ukagera aho umuntu atuye se ahakorera, ukabanza ukagira amakuru ahagije kuri uwo muntu, kugira ngo bikurinde kuza guhangayika no gushakisha igihe byabaye ngombwa ko wibwa. Ikindi bundi butumwa naha abantu bakora umurimo utari mwiza w'ubujura, nuko inzego z'ubuyobozi bwacu ziri maso. Ntago ari ibintu wakora wibwira ko uzabirambamo pe. Byanze bikunze uzafatwa, kandi nufatwa bizatuma wicuza icyatumye ubikora, kuko hari amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kandi ashyirwa mu bikorwa. Nje ndabashimira cyane, kuko waba utashima n'uwaba atareba imirimo iba yarakozwe. Urumva kuva hano ugera Nyamagabe ukagera muri uwo murenge wa Musebeya ni ibirometero byinshi cyane, ndababwiza ukuri ni byinshi cyane, ku buryo nta muntu ujyayo ngo agaruke i Kigali. Urajyayo ukararayo kugira ngo ugaruke. So rero kugira ngo inzego z'ubuyobozi zibe zabasha kumenya ubujura buri gukorerwa aho hantu ku kinyabiziga cyaturutse i Kigali, ni ibintu bikomeye cyane. Ndashimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB ko bamfashije kugira ngo mbone nsubizwe imodoka. Ntago nari nizeye neza ko nzongera kuyibona, maze kumva ko yageze iyo hose. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Gatete Peter, abantuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, kagari ka Bibare, umudugudu w'Intashyo. Abana ni naje kuri RIB kugira ngo nsubizwe imodoka yanjye yari yibwe. Imodoka yanjye iri mu bwoko bwa Toyota Ravafo 2008, ikaba ifite agaciro ka $23,000,000. Kugira ngo imodoka yibwe, ubundi mu busanzwe ifite kampani ikodesha imodoka. So umukiriya yaraje nkuko n'abandi bose baza gukodesha imodoka. Icyo nakoze, yambwiye igihe ayikeneye, yambwira ko ayikeneye iminsi 5, muca ibihumbi 50 ku munsi. Hanyuma ansigira ibyangombwa bye, ayitwara ku itariki 20, yaragomba kuyigara ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani. So ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani muhamagaye, igihe yagombaga kuzanira imodoka, arambwira ngo abakiriya yari afite ngo bahinduye gahunda, bagiye kujya i Musanze. Ndamubwira rero ntago imodoka yanjye ijya mu ntara, ariko nta kibazo tuzabiganiraho. Aragenda
ambwira ko yiyongeje iminsi 2 ubwo yagombaga kuzayigarura ku itariki 26 ubwo byari kuba ari ku wa mbere muhamagaye yanga kunyitaba nibwo natangiye kugira amakenga and then aza kunyohereza message ambwira ngo ku wa kabiri saa 4 nibwo azaba ngezeho imodoka yizanye ku wa kabiri ndamuhamagara telefone irananira ndamuhamagara birananira nibwo navuze nti rero ibyo byose hashobora kuba harimo ikibazo negera urwego rwa RIB babwira ko mfite imodoka nakodesheje ariko nayikodesheje atari kunyitaba na telefone ye yavuyeho bambaza uko byagenze byose ndababwira nabwira ariko imodoka yanjye yari irimo GPS ndi kuyireba nkabona iri Musebeye muri Nyamagabe so nuko urwego rero rwa RIB rwamfashije turagenda nyuma baza kumbwira ko imodoka yafashwe no kuvuga ngo ntago ngiye byantwaye igihe kinini kubera ko natanze ikirego ku wa mbere ku munsi wo ku wa gatatu bampamagara ko imodoka yabonetse muri Musebeye tugiye kuyireba bambwira ko ngomba gutegereza bakazambwira ko imodoka ihari iri mu maboko yabo ngomba kuzayisubizwa almost byatwaye like 3 days natanze ikirego ku itariki 26 urumva nayisubijwe bambwiye ko yabonetse ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 inama natanga ku bantu bakora akazi nk'ako ko gukodesha imodoka cyangwa se n'abatunze imitungo yabo runaka urugero nk'imodoka so nukugira amakenga ku bantu ukodesha cyangwa uhereza ikintu cyawe kubera ko muri iyi minsi amayeri yabaye menshi bakoresha mu buryo bwinshi butandukanye kuko ntago wakibaza ukuntu umuntu ashobora kugurisha imodoka afite ibyangombwa bigaragara ko ari original kandi ari ibya fake so bagomba kwitonda bakagira amakenga mu by'ukuri nashimira RIB ayishimira cyane kubera ko ibyo bintu nibwo bwa mbere byari bimbayeho ntago nari nzi ko bishoboka ko imodoka nayisubizwa ariko mu gihe kitari icyakure imodoka iraboneka so nabashimira cyane byimazeyo kugira ngo n'undi muntu wese ufite icyo kibazo ndetse n'uwatanze imodoka ye ashobora kuba azi ko iri mu kazi kandi yaragurishijwe so kuza kwegera urwego rwa RIB kugira ngo rumufashe kuko birizewe kandi birakunda. Nitwa Seneza Olivier ntuye mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kagasa muri Nyakuguma aba ndahangaha ku cyicaro gikuru cy'urwego rw'ubugenzacyaha cya RIB mu rwego rwo gusubizwa imodoka yanjye yari yaribwe nibwe imodoka yanjye ya RAV4 2006 ikaba ifite agaciro ka $1,16,000 haje umuntu yiyita yuko ari umuntu ushaka gukodesha imodoka ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 noneho ambwira yuko afite abantu b'abanyamahanga ngo bashaka kuyigendamo kandi ko yayikunze ko hari umuntu wayimurangiye yuko nta kintu iri gukora iparitse ko nayimuha akaba yayikoresha muri abo bantu bakaba bayigendamo nanjye nkibyumva imodoka yanjye ibyo byose muri iki gihe cy'izuba umuntu yayitanga ikareba yuko yazana ikintu icyo ari cyo cyose yakwinjiza yayitwaye ku itariki 14 agomba kuyingarurira ku itariki 19 akaba yari yemeye yuko azajya yishyura $50 ku munsi noneho ashyiraho n'ikindi kintu cyo kubanga arasigana kose yo $100 ngo kugira ngo nihagira yenda nka contravention bazamwandikira ntituzagorane mu kuyishyura bongeweho biratandukanye n'ibya bagenzi banjye kuko yamaze igihe kinini kuva ku itariki 14 z'ukwa 8 nahise mbura irengero noneho akajya mpamagara nako nkajya muhamagara akambwira ati ntugire ikibazo imodoka yawe imeze neza ati mpa nimero za shoferi nibura numve yuko nta pine ryatobotse itashyushye kuko nta kakuma ko kuyimenya ahantu iherereye karimo akazinyima noneho birengeje ku itariki 19 amatariki twe twemeranyije nibwo natangiye kugira amakenga ariko we mbere yuko bigera ku 19 yarampamagaye arambwira ngo
arampamagara arambwira ngo bashatse kwiyongeza, ariko kubera icyo kibazo nari namubwiye ati wowe mpa nimero za shoferi akanga kuzimpa, nahise mubwira ntabwo bishoboka, nta mafaranga nshaka, ngarurira imodoka. Aho ngaho nibwo yanze kuyigarura mpita mbona yuko harimo ikibazo. Noneho kugira ngo nzamenye yuko yibwe rero hari izindi zafashwe mbere bari baratwaye, noneho babafashe kubera ubushishozi bw'urwego rw'ubugenzacyaha baje kumenya yuko hari izindi hari imodoka yanjye narwo yibwe. Njye nari naratanze ikirego i Remera kubikurikirana, ariko hashize iminsi mikeya, umunsi ukurikiyeho nibwo nahamagawe na RIB yo ku cyicaro gikuru, bambwira ati imodoka yawe iri hehe, ndavuga narayikodesheje ariko sinzi ahantu iherereye. Ati ubwo ngubu uzi ko wakodesheje kandi imodoka yawe yaribwe. Ubu nibwo namenye yuko imodoka yanjye atari ugukodesha ahubwo ari ukwibwa. Kubera ubwo buryo byaciyemo barabafashe, bavuga yuko hari izindi nyinshi bibye kandi ko nanjye iyanjye irimo. Njye ntabwo nari mbizi yuko yibwe, barampamagara barambwira ngo imodoka yawe yaribwe ariko ntituramenya ahantu iherereye. Rero aho ngaho nibwo bahise batangira kuyikurikirana barayishakisha. Kuva ku itariki 14 imodoka yanjye njye nashoboye kuyibona ku itariki 6 z'ukwa 9. Yego imodoka yanjye namaze kuyibashyira mu ntoki nyibahaye, bahise bayijyana bajya kuyigurisha, kuko aho twayisanze hari uwiyitaga yuko ari we nyirayo wayiguze. Noneho aravuga ati njyewe nandikiranye n'abantu ko bangurishije imodoka yabo bwite kandi atari iyabo, ari injurano. Nkaba mboneyeho kugira inama abandi, umuntu uwo ari we wese ufite wenda nk'igikoresho cyaba cyashobora gukodeshwa cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ko bagira amakenga akabanza bakareba uwo bagiye kubiha nimba afite ahantu yamumenyera biramutse bibaye ngombwa, aziwe cyangwa se ashobora kuba yamenya amakuru ye kugira ngo ikintu cye amenye yuko kiri safe. Hagira nanone n'inama y'abantu bakora ikintu ngo ni gushakisha akazi bakagishakisha mu nzira mbi, yuko ibyo ari byo byose hari uburyo bundi byakorwamo aho kugira ngo bajye gukora ibintu bitari byo binyuranyijwe n'amategeko, hazamo ibyo ngibyo by'ingeso mbi z'ubujura. Amakenga ntagize nuko bambwiraga yuko ngo indangamuntu ye ngo yari iri muri telefone, noneho njye sinabyitaho ngo nyirebe neza ko ishobora kuba barayeditinze, kuko amazina yari ari kuri iyo ndangamuntu njye yansigiye ntabwo ariyo mazina ye nyakuri. Ibyo nabibwiwe n'urwego rubishinzwe yuko bari bantuburiye ku ndangamuntu ye atari ko yitwa. Amakenga nuko kugira ngo ujye gutanga ikintu cyawe ugomba kubanza ukamenya uwo muntu ni muntu ki. Ese uwamukurangiye we baziranye he? Ese yaba amuzi azi we? Kuko nkanjye sinari nzi we, ntabwo twashoboraga kugenda ngo tumenye iwe, nta hantu twari tumuzi, kuko n'umuntu wamundangiye nta hantu bari baziranye usibye guhura mu muhanda ya Kigali gusa. Ndashimira RIB kubera ubushishozi n'ubushobozi bwabo bafite, ko bashoboye kungarurira imodoka yanjye yari yaribwe kandi nta cyizere nari mfite cy'aho iherereye cyangwa ko izagaruka. Ko naratekereza nkavuga ati yenda bayirengeje umuhanda cyangwa barayibye ibyuma, ariko sinari nzi yuko izanangarukira cyangwa nzayongera kuyibona. Icyo nabwira abantu nk'abo ngabo b'ukuboko kurekure ba bene ngango, nuko isaha iyo yose bararye barimenge, kuko nkanjye njyewe nari nibwe, nta hantu nari nzi yuko imodoka yanjye izagaruka. Yenda nabo bari bazi yuko ayo bayigurishije bayariye byarangiye, ariko ubu ngubu biratandukanye n'ibyo ngibyo. Imodoka yanjye nayibonye, nabo bari mu maboko atari ayabo. Ubwo rero bararye barimenge, n'abandi bari bafitiye uwo mugambi bagomba kuhindura ibyo bakora. Ikindi nuko abantu muri iyi minsi
bariba akahita akuzanira imodoka ngo ni kuri makeya nk'iyo ya miliyoni 10 na zingahe ugasanga iguhereye munsi ya miliyoni 10. Rero abantu nabo tukwiriye kugira amakenga, nimba ufite amafaranga yawe ukabona ikintu kitagakwiriye kugura ayo mafaranga, ni ukubigengesera ko bisaba kubanza ukamenya ibyo ari byo, ko ushobora gusanga ari injurano ugiye kugura.